uyu munsi nkuko maje kubibona kariya ka video kamanje imbere kamanje kubereka icyo video uyu munsi tugiye kurebaho icyo ivuze. Uraza hano urajya gushaka application uraza gukoresha, usa hano muri search ya Play Store wandikemo BandLab gutya, nurangiza uyishyiremo, numara kwishyiramo uze hano, niyo iyi ngiyi ifite logo isa gutya BandLab. Ni byari birimo, reka tubikuremo urajyaho uloginge, then bahita bakwinjizaho ubone ubuza kuyikoresha. Urashyiramo email, then nurangiza uyilogingeho, then ubone ubuyikoresha. ino BandLab yacu iraza kudufasha rero kuba twakora beat, tugacura beat tugakora n'indirimbo. Ariko uyu munsi byose ntabwo turabirebera hamwe, tugiye kubicamo nyine, tubicamo tunyaruka. Iyi video ntago iraba ibirangiza byose, ariko uraba umenye kuri duke. Icyo urakora uraza then ucurange nyine kuri zino sound baba baguhaye, uhitemo iyo ushaka. Urahitamo iyo ushaka, tegereza bitewe na connection ufite. Then nurangiza wewe nyine urajya biterwa n'indirimbo wumva washatse n'uburyo iri kuvuga. Nkwibutsa gukora subscribe, tukatubana muri video izo arizo zose nzakiraho ukazibonera ku gihe. N'ibijyanye n'indirimbo, hari biriya bitwa Suno, nabyo nzabibakorera ubutaha, uburyo rero wakoresha ijwi ryawe muri Suno. Wewe icyo ugomba gukora ni gukora subscribe, tukajya tubana. Katubere nyine dushyire nyine utu tuntu, niba nakeka nawe wabonye ukuntu twabikoze nyine. Amabiti agenda ahinduka bitewe n'akantu. Akantu kaba gafite ijwi ryako bitewe na niya ndirimbo twabanje gucuranga mbere, nimba uyibuka. Akangaka niko gatuma ihindura ijwi, ugashyiramo n'ibyo ushaka. Nimba gitari ukayishyiramo, ariko bitewe n'ijwi ifite. Iyi ngiyi navuga ngo iyi ngiyi nayo iri mu byoroshye biri muri ino application. Hano harimo ibintu byinshi wayikoreraho indirimbo ukagira ngo yagiye muri studio izi ngizi z'abantu reka dukomeze tuze turebe ngo ni ibiki. Ubona izi ni beat, wewe nyine bitewe nuko ushaka uraza choosingemo ibyo ushaka, then n'uburyo uzajya ivugamo. Bitewe n'uburyo ushaka izajya ivugamo. Dukomeze tugerageze tumera nk'abatestinga, tuze turebe ikiraza kuvamo. Urumva ko ari ibintu by'iyi beat bitewe n'aho ukoze. Noneho rero kugira ngo ukore beat urayirecordinga ino beat, noneho bya bintu waje gufata ukabirikodinga, then ukongeramo ibindi bitewe n'uko ubishaka. Urumva beat uburyo ziba zimezemo, wenda ntabwo zirenze ibyadanje, ariko ku muntu uzi umaje kumenyera ibi ngibi rwose abakubita ukagira ngo abakoze beat za danje, kandi akoresheje no
BandLab. Yakoresheje BandLab noneho aha harupa hihutisha, ubwo navuga ngo ni navuga ngo nyine ni ubwenge bukorana, yo ihita igukorera beat byihuse utari wicurangiye. Yo ihita igukorera beat atariweho ubyikoreye, yo nyine irayiguha bigaterwa nyine n'indirimbo yani nakubwiye bwa mbere na beat wafashe bwa mbere, yose ntabwo ziba zimeze kimwe. Urumva nk'aya mabeat uburyo ameze, kandi ndaza mpindure dushyire no mu rindi jwi tuze turebe twumve impinduka iba yabayeho. Tujye kuri lupa then tuze turebe indirimbo muri zino ziri hano arizo twavugaga, then uyikandeho uze naho ucurange wumve itandukaniro riba ririmo. Kuri bino bintu ku muntu ukeneye gukora ibi bintu bya beat agakora indirimbo akaba yagira na studio, iyi video ndakeka yamufasha. Hari notion ahita agera muri mind yetu, hari ibindi bintu yakunguka nyine bikaba byamufasha muri no application ya BandLab igufasha editinga indirimbo. Urumva ko ibi bintu nabikoze nta kindi kintu ngamije, nagira ngo mbereke ino application n'uburyo ikoramo gake, ariko nyine n'ubutaha twazongera tukagerageza, hagize ubishaka yambwira. Kandi ndakeka nabemereye ko ya Suno ubutaha nzayikoraho bereke uri gukoresha ijwi ryawe, pana ya indi bya bindi biba birimo ngo ari byo ukoresha. Aya mabiti urumva uburyo aba agendamo. Icyo ugomba gukora ni ukora subscribe buri munsi, ikiganiro cyose dukoze kikakugeraho ku gihe. Wibuke ukande inzogera hariya ku ruhande ya subscribe, video yose dushyize tumaze ku uploadinga kugeraho uri uwa mbere. Ndakeka ko uri kubona ko ifata akantu kamwe, nimba ari akantu kamwe wahisemo niko ifata, ntago ku murongo uyu murongo utambitse aba ari wa nyine type simwe nyine y'ibi bintu yene zino beat, noneho wowe ukoramo type ubwoko bumwe nyine bw'ibyo ushaka kuba wakoresha. Uhitamo ubwoko bumwe iyo ukanze ahandi indi ya mbere waselectinze ivaho igafata ahandi uwundi murongo. Ngo ubundi biterwa beat uburyo iremetsemo nibyo biguha kuba biterwa n'uburyo igendamo. Weho twabanye ukaba ugejeje ahantu uri kureba iki kiganiro kabisa, uri umuntu w'umugabo, kora subscribe kandi like kugira ngo wongere ingufu zino video ibashe no kuba yagira no ku bandi. Iyo nicyo kintu nakubwira wakora kano kanya. Noneho ku muntu utamenye, umuntu nyine utari wasobanukirwa iby'ino application, ubutaha nawe yazavuga tukabimukorera twongera tukayisubiramo, twongera tukamera nk'abayisubiramo, tugasubiramo noneho tukabisubiramo.